Amen. None dusoze mu butumwa bwa Luka dusoma inteko y'ihangane 12:35 niho dusoreza mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 12:35 niho dusomye ibiri tugeze ku wa 32 aravuze ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake imbere nk'abantu bategereje shebuja hagarukira ava mu bukwe kugira ngo uzazaza nakomanga amukingurire vuba. Ngo wa 37 hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso ababwiye ukuri yuko azakenyera atabicaza akabahereza. Amen. Dushimiye Imana kuba muri uyu munsi Imana yateguye ubundi ubushake bw'Imana yonyine. Ntabwo twari tuzi ko muri iyi minsi tuzaba dutaramiye muri ubu buryo, ariko Imana niyo yabigenye, niyo yabishatse. Imana yabishyize byose ubuzima bw'abantu mu maboko yayo. Ni nziza niba bavuga abantu umutozo barya Imana igihe umutozo ukagenda bikizana. Rero kandi mu bibaho byose Bibiliya avuga ngo tujye dushima Imana, habe no mu bihe bikomeye dushima Imana, kuko Imana izikora ubushake bwayo, izikora ibyo ishaka. Bibiliya ivuga ngo habe no mu ijuru ntawo yibaza ngo ibi bikoze ute, cyangwa ari ubwo tuza tuvuga twebwe iyo umuntu apfuye iyo hagenda barunaka byenda nka bamwe bashaje cyangwa bameze ukundi, ariko kandi ubushake bw'Imana ni kandi akagenda mu gihe. Haleluya. Amen. Rero reka tubanze tubabwire kandi ngo pole mwihangane ko kubura umubyeyi ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu kiremereye. Twese tubwirane ngo pole, twihanganishe umuryango w'umuvandimwe Kazigaba n'abandi bose, famiye yose mwihangane. Kandi muzehe urabona bavuze ngo ni munini cyane, bamwe yari papa, abandi yari muyomba, abandi yari sogokuru, abandi n'abakwe, abandi n'abishwa. Urumva ko hafi twese tumukoraho, cyo gituma twese tugomba kwihangana, tubwirane twese ngo pole, kwihangana. Haleluya. Kandi urupfu igihe cyose ruza ari ikintu gikomeye cyane kandi gifite imbaraga. Rero ureba aho abantu bahereye kuva muri Edeni, abantu bahaye bakageza none, ruhora ruza ari rushya gusa, uko ruje ruza ari rushya kandi uko ruje rufite imbaraga. Kandi ruratangaje, iyo urupfu ruje ruza ruzana ibintu byinshi, ahubwo umuntu atekereza ni nko kujya k'uruzi rwuzuye, ruza ruzana ibintu byinshi, niko n'urupfu ruza rumeze. Ahubwo ikintu kiba nk'iki kigatuma umuntu tukamujyana kure cyane, ugasanga umuntu agatekereza n'ibyashize, ugakurura ibyashize, ibyabaye byose, amaze ukabikurunda hejuru. Iyo byose bikwiruzeho, nicyo gihe umuntu agacika intege, akumva mu mutima yihebye, akumva icyo gihe batizera, baza batekereza ibindi bitekerezo, nko kwiyahura n'ibindi, kuko n'imbaraga zarwo zikomeye. Igihe cyose ruza ruteye ubwoba, ruza rukomeye, kandi twese tuzi ko tuzapfa, kuko twese turi mu ideni ryo gupfa. Kuko uyu mubiri twambaye si uzajanwa mu ijuru, ni ngombwa ngo twambare undi mubiri uzinjira mu ijuru. Kandi kugira ngo tuwambare nuko tunyura mu rupfu tugapfa, tugasiga uwo mubiri tukazukana uwundi. Ariko igihe cyose ruje, haleluya, tugira ubwoba. Abantu bakavuga benshi ngo Imana izomfashe ngo ngire icyo mvuga nijoro, ariko njyewe ntazanemera ayo magambo cyane. Waravuze byararangiye, icyo dutegereje gusa ni uguhamagara. Haleluya. Kandi gasiko twese ayo mahirwe, none se niba amahirwe ari abazobona umwanya wo kuvuga, namwe muzi ko hari impfu nyinshi zitunguranye, abaryama bagasinzira, abari mu ndege, mu modoka zikubita batabona umwanya. Ni ukuvuga ngo umwanya wo kuvuga haleluya. Niba uhaye wumva wovuga ni none, umuntu akwiye kuvuga none, ejo mu gitondo saa hafi tuzi bizakurikira. Kwitegura n'uyu munsi, kwitunganya n'uyu munsi, gukanguka n'uyu munsi, ejo ni ibanga ry'Imana. Frere Patrice
ndamukunda cyane, nkunda kuwuteresharira utuntu twiza hano kuri YouTube. Yavuze akantu keza karirimba akaririmbo akavuga ngo kuryama no kuzuka ku isaha. Uriya ntiyaririmba ijambo ryoroshye, yaririmbye ijambo rikomeye twabigize akamenyero kubera ko turyama tukabyuka, tukaryama tukabyuka. Ariko yavuze ngo ezaliya dufide, si ijambo risanzwe niba uzubona uzubyuka, ufite umwanya. Bibiliya iravuga iby'imperuka cyane, sibyo tuvuga, ikabivuga cyane iby'imperuka. Bibiliya iravuga kuva Yesu Kristo aje mu isi kuvuka, iravuga ngo Yesu yaje gutangiza igihe cy'imperuka muri takwimu za Bibiliya cyangwa se muri kalendare za Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo Yesu aje kuvuka, bwa bundi Mariya yabyara Yesu, iravuga ngo Yesu yaje gutangira igihe cy'imperuka. Haleluya. Turabisoma mu Baheburayo, murabyibuka muri icyo cyane. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza, muribuka handi mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho none muri iyi minsi y'imperuka kiravuganira natwe mu kanwa k'Umwana wawe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Yesu kuvuka yaje gutangira igihe cy'imperuka. Ubu twebwe nicyo turimo, nicyo duhagaze. Kandi biravuga igihe cyose twijiyemo Yesu amaze kuzana igihe cy'ubuntu. Biravuga ngo ni igihe cy'ubutumwa, ni igihe cyo kuvuga ubutumwa, ni igihe cyo kumenyesha abantu ubutumwa bwiza. Kandi rimwe na rimwe ni igihe kirekire, Imana yagihaye igihe kirekire cyane. Petero yaravuze ngo Yesu ndatinze kuza, ariko yihanganiye na wa wundi ngo nawe abone umwanya atazogirira kuvuga ngo yagize vuba vuba tutaraba nka tutariteguye. Niko Petero yajyanye ngo yahaye umwanya. Iki gihe ni igihe gitwara umwanya munini cyane, igihe cy'ubuntu duhawe kugira ngo tugire igihe cyo kwitekerezaho ibitekerezo bacu haye bagenda umenye ngo nawe urakuze. Kandi kimwe yaravuze ngo urupfu ni nk'imodoka cyangwa ibato ibijyana abantu ibakuba ahandi, ibakuba ahantu ibajyana ahandi. Iyo tuvuye Kigali tuba tugenda, bamwe bahagara nyuma tugenda asigara, undi arasigara, undi arasigara, kugeza ubwo uwa nyuma na shoferi ari wakayiparika nawe akayisiga hariya hejuru akaza kujya biwe. Ukuvuga ngo igare we turi mu gare ko turagiye mu mwanya rero wawe wo gutekereza. Haleluya. Bibiliya rero iravuga ngo muri uru rupfu tubabaje none, aho itorero riri baba hariho ibyiringiro dufite bidukomeje none abakristo. Nicyo gituma rimwe na rimwe tubyina tugasa n'abahabashinyagura ku rupfu, ni ukubera ko dufite ibyiringiro. Kandi biravuga ngo ibyiringiro byacu dutegereje ni ijambo rimwe, ni ukugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Nicyo dutegereje, nizo ziringiro none abakristo bafite, niryo ryo humure ryacu. Haleluya. Iyo abakristo tutaba tumutegereje kwaza, tugiye tuvuga ngo abacu bapfuye mu kofini birarangiye tukizongera. Rimwe na rimwe kuza Yesu yaravuze ngo dore ndaje vuba, mu byahishuwe Yohana. Haleluya. Aravuga ngo yerekana ndaje vuba. Ariko isoni mu butumwa bwa Matayo hari ugutinda. Nusoma igice cya 25 urebe ngo ku murongo wa 5, Yesu aravuga ngo nuko bamutegereje aratinda ngo barahunikira. Haleluya. Nicyo gituma rimwe na rimwe kuza kwa Yesu vuba, Yesu araje. Ikindi gihe kuza kwa Yesu uratinze. Mu butumwa bwa Luka yavuga ngo bimeze nk'umuntu wagiye kuja kwima ahantu ngo bamuheze ubutegetsi, bagereyo aratinda, asigira abakozi ngo nguyu murimo musigare mukora kugeza aho nzagarukira, ariko ngo aratindayo iyo yagiye kwiga. Ibyo biravuga ngo ni ukutwerekana mu bundi buryo ko Yesu Kristo azatinda. N'ubu aratinze. Hariho Petero yanditse ngo mu kibaho umusonga bazavuga ngo se aho babivugiye ko ari nta gihe, aho babivugiye ni mu kibaho bazavuga ngo se aho babivugiye ko ari nta gihinduka. Uko umwaka ushira n'undi n'ushira n'undi n'ushira imyaka igenda itabihinduka, uwo muri umusuzi uvuga. Ariko abakristo bazi ko Yesu Kristo ahayeza. Haleluya. Bibiliya rero yavuze ngo ibyiringiro byacu dutegereje ni ukuzamurwa kw'itorero no kuvuga kw'impamvu. Nibyo byiringiro dufite, ni naryo humure dufite. Hariho umuntu uje gutunguza mu kiyo, sinzi ari mu gusoko, avuga ijambo rigeze ko teologiye cyane.
atubwira ngo iyo sindaza abantu barasokoza mu iteraniro ryarimo abantu benshi cyane, umwe akavuga ngo ahandi handitse, umwe akavuga ko handitse, undi akavuga ko handitse, bose bati mureke gakiraga nuko murekere gutyo none ngo dusohoke byabwene ihumure ryacu ni ukugaruka kwa Yesu. none bo urahakanye ngo Yesu ntacyo biragenda bite ibyo bintu tugiye turahumurizwa n'iki? Pawulo yavuze ngo muhumurizanye kubirana aya magambo, kandi amagambo duhumurizanye sayanga nayo kugaruka kwa Yesu. Nubwo tubabaye dutegereje kugaruka kwa Yesu, kandi sibyo duhumuriza mu muvandimwe, nicyo dutegereje ni kugaruka ku Mwami wacu. Nibyo humure iyo abantu dupfa, kuko urupfu ni ikibazo gikomeye cyane. Haleluya. Ariko iyo dutekereje ko Yesu Kristo azaza akaja kuzura abacu, biravuga ngo Kristo nahishurwa bazohera ko ahishuranwe n'abandi basinziriye muri Kristo. Abadafite izo ziringira rero bararinze. Haleluya. Abafite izo ziringira nta kindi twabahumura. Ariko reka tuvuge amagambo atanu gusa muri kuzamurwa kw'itorero n'ibyiringiro kandi n'ihumure ryacu nk'abakristo. Ijambo rya mbere biravuga ngo ni ugukurwa, kuzamurwa ni ugukurwa mu isi, ni ugukurwa mu ngorane zose zo mu isi. Nicyo cya mbere dutegereje. Impanda ya Kristo nivuga Yesu azaba aje kuturuhura no kudukura mu ngorane. Haleluya. Amen. Azoje kudukura muri shida zote za ulimwengu. Abantu sare batizeye ko barigirira nabi bazokomeza kuba muri shida kuko bazova muri imibabaro bije mu yindi mibabaro yite. Ariko twebwe bafite ibyiringiro, nicyo cya mbere dutegereje. Bibiliya ivuga ngo kunyakuriwa kwa kanisa cyangwa kuzamurwa kw'itorero, biravuga ngo ni uguhamagarwa ngo itorero rikurwe muri izi ngorane zose zo mu isi. Nibyo byiringiro byacu. Haleluya. Amen. Bibiliya ivuga yandi magambo yavuga ngo ingorane zo mu isi tuzaba dukuyemo z'umubiri, kuko kugeza ubu umubiri wacu uri mu bacu. Muri iyo tuvuga ngo agakiza kacu ijana ku ijana, ariko kandi iyo tureba ni amagambo akomeye nkeretse uri mu mwuka niwe wayumva cyane. Biravuga ngo kandi agakiza kacu kitaruzi, kubera ko imibiri yacu ikiri mu bacu. Imibiri yacu ari kwibabaza, imibiri iracapfa nk'uko, imibiri yacu iracyari mu bibazo byo kubabara. Nicyo gituma bivuga ngo agakiza kacu. Mwanyine y'iteoloji ndende sinzi ko mbasha kuyiga. Agakiza twahawe karuzi, ariko mu yindi mvugo teoloji ihe bitafishije, biravuga ngo agakiza kacu karuzi kuko imibiri mu bacu. Bibiliya ivuga ngo Yesu nahamagara itorero, imibiri nayo izoba igiye guhabwa agakiza. Haleluya. Imibiri nayo izoba igiye kuba nta mubiri tuzongera kurwara, tuzongera gupfa, tuzongera kubika. Ukuvuga ngo imibiri izaba ibatuye, tuzaba twinjiye mu cyangwa ya mbere. Haleluya. Tuzaba twinjiye mu byishimo. Niba rero tuzongera mu bibazo tuzaba rero ngo tuzaba tuvuye mu mibabaro, ndetse ngo mu mibabaro yose ngo y'abanzi ba imibabaro. Kuzamurwa kw'itorero biravuga ngo ni ugukurwa mu mibabaro yose y'abanzi ba. Bibiliya iravuga ngo isi ubwayo n'umwanzi, habe n'umwotsi ariko n'umwanzi. Ikindi biravuga ngo habe n'umubiri twambaye nawe n'umwanzi. Biravuga ngo na Satani n'umwanzi. Ibintu ariko biravuga ngo kuzamurwa kw'itorero, biravuga ngo ni ugukurwa muri mazingira ya adui. Nabyumva mazingira ya adui. Haleluya. Kuondolewa katika mazingira ya adui. Kuzakurwa kutugwa nuko tukiri muri ibi biravuga ngo Satani niwe mwana utegeka. Ariko kuzamurwa ni kugera. Haleluya. Tuzaba tuvuye muri mateso yose na shida zote. Haleluya. Tuzaba tuvuye muri mazingira yawe. Mazingira yawe. Habe no muri mazingira yawe. Kugira ngo dukore icyaha nuko turi muri. Turi kumana no kuregana uyameza.
ariko biravuga ngo ijambo tuzaba turi mu kirere cy'ibya mu ijuru ntawe uzakora icyaha tuzaba turi mu isi itagira ibyaha nta bitekerezo by'ibyaha nta migambi y'ibyaha haleluya nicyo gituma bibiliya ivuga ngo kuzamurwa kw'itorero ni tumaini la Wakristo ni ibyiringiro by'abisi ariko Yesu yahamije mu butumwa bwa Yohana twahasomye igice cya 14 murongo wa 5 abwira abigishwa arababwira ngo kandi ubwo ngiye kubategurira hano namwe muvugaga hano yavuze ngo zagaruka mbajana haleluya nico Yesu yakubabwira kandi abigishwa bari kubabara Yesu arabasezera ubutumwa bwa Yohana Yesu ababwira amagambo akomeye aravuga ngo nimubaba ngo muzongera mu mboni Yesu arabasezera bicaye bavuga bayuda hayasoza kwigira maze Yesu ngo baravuga ngo ni umwana muto kandi bijyana n'igikorwa niba utari aza kwinginga gukora umwanya gusigaranye ni mukeya cyane Yesu naza ngo azobaje gutangiza igihe cya nyuma cy'imperuka ubwo kuvuga kwa Yesu siho bizarangira nyuma yo kuza no kugenda kw'itorero hari ikindi gihe kizatwara imyaka izabaho nyuma yaho ariko Yesu muri yo myaka bazobaje gusoza igihe tuzoba twinjiye mu gihe cya nyuma kandi igihe cya nyuma kirabaho kunyurana biravuga ngo kuzamurwa kw'itorero biravuga ngo ni ukujana ingingo ngo zisanga umutwe haleluya Yesu niwe mutwe mu butumwa bwiza bwa hariya mu rwandiko rw'Abefeso sibyo murahibuka Yesu niwe mutwe natwe tukaba ingingo none ingingo z'umutwe zirashari mwisi twebwe itore izo ngingo ni itorero rya Kristo kirimo rihaya ribabazwa cyane ariko biravuga ngo kuzamura kunyakuriwa biravuga ngo ni kupeleka viungo haleluya nukuvuga ngo nukujana ingingo za Kristo ngo zije gushanga umutwe sibakamo bagiye gufungirwa haleluya ingingo za Kristo dutegereje uturi ingingo ariko turi mwisi turababaye turi umubiri wa Kristo ariko biravuga ngo kuzamura ingingo zose zizazamura kandi biravuga ngo hazazamurwa abakristo bose munyemere tuvuge ngo haleluya hazazamurwa abakristo bose biravuga ngo bakera bapfuye guhere kuri Babeli n'abandi bose bazamuka kandi biravuga ngo hazazamurwa abakristo bose bo mu mpande zose abe n'abakristo bapfuye bizeye uwo munsi tuzazamuka biravuga ngo itakuwa cyane marinde ngo waliyo umuka tena watamuimini abagabo nango turi kumwe bana tukuze sana mwe nk'abagira kuturere haleluya ndavuga ngo uzamura ni ingingo za Kristo zazamura twebera ngo tubalengezi bwa no muka gwa rurema umunsi umwuka zatuzamura zambaraga zazamuye Eliya ngo amagari n'amafarashi abantu bazabagira ngo nibindi bintu n'abamarayika bazamuye Eliya mu mbaraga ziteye ubwoba baramuzamura biravuga ngo izo mbaraga zazamuye Eliya nizo zizamura itorero ry'Imana Mungu atukuze Bwana haleluya izo mbaraga zazamuye Eliya nizo zizotuzamura abize nizo zizamura kanisa ritanye sifa amen viungo vitapenda ariko amagambo n'amushaka gukora viungo mwili wa Kristo utapelekwa umubiri wa Kristo uzabuzamu nguje gusanga umutwe biravuga ngo ubwo nibwo Imana Yesu ibintu byose izabishira munsi y'ibirenge bye ishoje ibintu ngo azamanuka bamwisho tuzahura hariya mu kirenge ingingo noneho zizaba zibaye tuzaba tugiye guhura tuzaba tubaye ingingo kabisa haleluya tunategemea kuja kwake Yesu Kristo atakuja kulichukua kanisa lake siku moja kutakuwa shangwe ya ajabu viungo vitatu nawe ngogema araho Yohana yabonye babakuru 20 le 24 vieillard mwenye kuvuga Ifaransa le 24 vieillard babasaza 20 ngo yabitegereje bahaye basambuka ngo babona ko basambukane ngo babafite kundikera mu mitwe ya haleluya sakabiri bari kubatambuka Yohana ngo abitegereze iyo nubwo ari babazima ariko bararepresenta itorero ry'Imana kwisi
yabonye ngo nta bamanyanga barimwo bose ngo wari ko wakitembea katika abamanyanga uzikagira manyanga ukaside msezereza uzikagira manyanga uzikagira bibi kule n'umwari mukuru imbahari ya muri telefone yanjye namwe mwana mu atagayinjira okigweti birabike atagayi abantu batazi gifure uzi gifure okigweti indobe atagayinjira okigweti birabike atagayinjira okure baza bari bakunda cyane bakunda no guceza cyane bakagira okure bakundira baza bacanga mu cyane haleluya Amen. Yavuga ngo watapata miili ya utukufu. Sifa kama? Amen. Haleluya. Watapata miili ya utukufu. Kandi biratangaje. Turuzi imibiri yacu dushingura nizazu. Ni dushingura nizazu. Ati nuko batoya izo ngaruka ni imibiri dushingura ariko ngizashingura n'ubwiza butangaje. Izazuka n'ubwiza butangaje. Ibi bibari ibiri gisuzugure sofa serara twacu bari kwizozuga ibeziti ifite ubwiza butangaje. Haleluya. Sifa kamo. Ibi bari yantege urebe nawe intege z'intumbi urebe intege z'intumbi intumbi bazabayibwira batumwana wawe dore kararira yewe dore umwana zishayishaganya n'uko ariko biravuga ngo tuzazuranwa imbaraga z'igitangaza. Haleluya. N'ubu bizotegereza abamarayika baza binjira mu nzu ikize ntawe umenya aho basohokera mu nzu bizo ko baza binjira kandi abamarayika rimwe na rimwe bagira imibiri y'abantu iyo bagaragarira abantu n'abantu bimeze gutyo ariko imibiri yavuga ngo ni imibiri y'imana niko imibiri yakizuka izabimibiri hariya mu gitabo cya Ezekiel habona ya magufwa yari mu kibaya hariya muri Hasoni kanga hari 37 hariya mu gitabo cya Ezekiel aravuga ngo yabonye amagufwa abona n'ibifu abona n'uruhu abona n'ibindi nyama ariko hari cyatabo biravuga ngo ntiyabonye amaraso nta maraso yigeze yerekwa Ezekiel biravuga ngo ubugingo bw'inyamaswa buba maraso nicyo gituma abantu babwirwaga ngo nimuja kurya inyama ntimukaryana itungo n'amaraso kuko ubugingo bwacu buba amaraso ariko biravuga ngo ariko mwizuka ubugingo bwacu buzoba amaraso. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ubugingo bwacu buzoba mu mwuka nicyo gituma ngo tuzaba turi ibiremwa bidapfa. Sifa kamo. Tuzaba turi ibiremwa bidapfa kuko ubugingo bwacu tuzaba dufite ubuzima umubiri umeze nk'uw'amarayika natwe tuzoza twinjira ndahari hafi niko abamarayika bameze niko tuzaba tuzahabwa miili ya utukufu tutapewa miili ya utukufu. Ayo mutumwa asema madam ni baba yangu ni yabo ni byo naza ngene nakavuga ngo tutapewa miili ya utukufu naje muri dusha kavuga ngo tutapewa miili ya utukufu none umwana umwe arumva zakubaza nyina batese none byagenze bitwa ari mu maki ngo soke indarusha bakazabambaza wazutsa azugira guteka. Haleluya. Ifura tutayipewa tuzahabwa imibiri y'ubwiza butangaje nubwo babashwa kandi ibyo byose bizaba rya matiga kunyakurwa igitoro rizazamuka nibwo tuzahabwa icyo dutegereje yo kuza kutegura ngo ikubara kujyana tuzaba tugeze mu gihe kuko tuzaba tugiye muri mazingira ya abantu bari bagacuruza abandi barabaka mu isi twara ariko ntabwo ngo tutaondolewa katika mazingira kanisa litaondolewa kwenye mazingira ya shida tuzaba tuvuye muri ngo twinjire muri shangwe ya milele. Haleluya. Shangwe niyo hani Maria shangwe ya ubikindi kitangana Imana yitanga. Bibiliya iravuga ngo Yesu azamanuka ngoje kudutegera hariya mu kirere kandi mu kirere ni iravuga ngo ni mu kibuga cya Satani biranditse mu Satani ikorera imirimo biro ya Satani naha mu kirere ni n'abadayimoni niho baba biravuga ngo ariko Yesu nazamura itoro
ngo azahurira naryo mu kirere, ngo aho niho azohurira n'amashujaa intwari zose ngo zihanganiye n'abaremye. Yesu azahurira nazo hari mu kirere. Kandi impamvu tuzohurira mu kibuga cya Satani, tuzaba tugiye kureba imbere ngo twereke Satani ko cyane. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Tuzaba tugiye kurira imitsinzi hariya muri ulimwengu, hariya mu kirere. Tuzaba tugiye kurira imitsinzi mu kibuga cya Satani, muri kiriya kirere cy'abadayimoni. Kuko impanda nivuga biravuga ngo abadayimoni bazeyuka mu kirere. Haleluya. Nta nkomyi n'imwe tuzozamuka mu bwiza butangaje bw'Imana. Muri utarafite amaze biravuze biravuga ngo tuzohurira hariya mu kirere. Mashujaa niho bivuga ngo aho niho Kristo azahurira na mashujaa. Hariho indirimbo bivuga mashujaa wote wa Biblia mashujaa abandi bose bitwa natwe tutaitwa mashujaa. Uwo munsi tuzitwa biravuga ngo abihanganiye mateso ya ulimwengu. Sifa kwa Mungu. Abihanganiye imibabaro, abihanganiye izimfuni n'ukubabara turiho muri iyo. Biravuga ngo tubona ko byinshi hariya muri kiriya kirere, ikirere cya Satani. Satani izatangara, izaburirwa ubwo nibwo izamuka. Kandi biravuga ngo muri uko kuzamuka ngo niko izamenya neza ko turi abana b'Imana. Ubu nyine abantu ntibazabemera ko turi abana b'Imana. N'ababisi bati ni ukuri icyo bakora. Ndabona hariya perezida wa Kenya mwishe mwezi wa wale watu wale wa kuimba au wa kuimba huyo kwa hiyo wale wanapiga hapa yavuga uko wanabeba jebele wa kutoka tele hiyo tuona ariko muzi ngo nibisi n'abadayimoni n'ijuru nibo neza bazamenya ko turi abana b'Imana. Sifa kwa Mungu. Icyo gitegereje rero tugiye gusoza ibintu bya tumaze gukora kwa Yesu Kristo azaza. Nama bari mu ko mwabyumva Yesu Kristo azaza. Nushaka kwiyendagiza ayo makuru ariko twebwe bize nicyo dutegereje. Kandi twasonye umutima bwa ruko tugiye gusoza ngo wahirwa abagara namwe muvuga hano ngaho ni muhavu mwahibagiwe abagabo ni muhavuge ni muhavuge ko murahavuga buke muhamutinya ni muhavuge cyane. Bibiri iravuze ngo wahirwa abagara shebuja azaza. Kandi natanga ngo muri kirere cy'abadayimoni ngo hazoba ishimo byo guhabwa amakara. Ukipewa taji tuzogira ibyishimo. Satani bizozibona tuhaduhabwa amakara ukumva yambi bitapewa taji. Sifa kama uzabona nambaye generale bakubera ko nabwirije mu kiriyo bose. Haleluya. Nawe waje biravuga ngo tutapewa taji muri icyo kirere hari niyo tuzoba twatwishima tuzinise kandi ngo tuhaduhabwa amakara. Ari bizina rimwe y'Iheburayo ni ijambo rivuga ngo Kristo azaza aduhamaka nagera kuri uyu mugabo uvuye hari hafi umubwire ngo bema. Ijambo rivuze ngo simama upokeye zawadi. Waje Kiswahili. Mzee na Kiswahili rasmi. Hariya muri Kongo. Biravuga ngo bema niko azovu. Simama upokeye zawadi yako. Haleluya. Hariya mu kirere storoni maze kuzamuka. Kristo azaza haduheza amakara. Nawe nakugeraho azaguheza. Amaze gusoza. Uriteguye kuzamuka n'icyo by'abafunze aho rero bitwara ngombwa kandi cyo gusoza gitandukanye imbabazi ngo se murashaka Kristo ariko sezerano nicyo gituma bivuga ngo urwandiko rw'Abatesalonike n'urwandiko rw'ubuhanuzi n'Abakolosayi zombi zandiko zo biravuga ngo ni zandiko z'ubuhanuzi kubera ijambo rimwe ngo kubera ko zivuga ngo Kristo azaza kandi ubwo nibwo buhanuzi butegereje. Bamwe yaciye ahantu ngo hari imodoka atwaye imodoka basanga urupango asanga hariho umuzamu basanga karakora neza ngo urupango rwe jardin ngo akaza kuramo ubucafu none ngo aramubaza mu Faransa ngo ese umpaye ngo ntayuma kugira jardin yawe neza ukuramo tuntu ngo aramubwira ati databuja yari umuzamu databuja wanshize aha ngo yaje kuza kunsura ngo ntaza nteguza ngo nzaje kubona gusa kabona hagaze ku rupango
none ko ndakora ngo atazosanga urupango rwiwe yampa ngo rumeze nabi rwahaye kwezi kandi cyakari ngo ahageze yakoma ngo yagiye kubona gutabona wa muzamu arakinguye none aramaze kuko kinguye vuba cyane kugira ngo datamukaza agahagarara hari ngo santere gita ngo santere ngo mukinguriye vuba bijavuze ngo muhore mukenyeye amatabaza yanyu yake mumere nk'abantu bategereje shebuja ahagaze avamo ngo nawe ingano za radiyo ngufite umuziki ariko muvuga ngo bongeho bafurebe nk'izamu ariko mwariko muririmba neza sinzi impamvu mwaje mushakira itako cyane mwaza muririmba neza kuko ngo wari utuko noneho ntabwo ari kuririmba ni ijambo rimwe ni ugutunganya jaride cyangwa ibitunganya ijambo ryose navuga udashakaza n'umwanya na muto imana kandi imana azaba natwe twese twihangane twabuze umubyeyi famille ikomeye ariko izindi zacu uzabona twese nawe icyo azoja gukora bazuzura abandi dukomeza twari kubibona yesu ahayazura bapfuye tuzababona kandi biravuga ngo itakuwa shangi itakuwa hariya mu kirere biravuga ngo mbingu zitajya haleluya ikavamo mbingu zitajya haleluya iki kirere tureba ngo kizuzura za haleluya twadushima imana tuhadushima imana noneho tuzatugitera haleluya ikashaka kuvuga ariko biravuga ngo mbingu zitajya haleluya tukimutukuza mu ikirere tuzakuzuzamwe imijugujugu twadushima imana tutera haleluya kuko nimba mwanya kujya nimba kandi nta mwanya tangira rero umuntu amusezerana amaze dutekereza nimba witeguye tangira utekereza nimba witeguye tangira witegura ikintu cyo kubuza avuga ati none mbandi vuze n'iki cyo muze kandi tutekereza kizaba ari itegeko kizakora tangira wibaze mu mutima Mana yacu turagushimiye turi muri uyu mugoroba turagutaramiye ko turibukanya isezerano rikomeye cyane ko turibukanya icyo dutegereje ni ukuza ku mwami wacu Yesu azoja kudukura muri ubu buzima bwo mu isi mu buzima bw'imibabaro mu buzima bwo kurwara no gupfa mu buzima bwo